Oya ntago yirya bureze nzakuremera. Ngambwira ona ndimbati mwarigeze kubikora ko amakuru mfite yuko ngo ushobora kuba ngo hari ukuntu mujya mwigenza. Kono tujya twigenza se. Ariko twanakwigenza ndimbati reka nkubwe ni mubyara wanjye. Urumva? Sare ko tudasa. Ya ni mubyara wanjye wa kintu. Ibyara biranabyarana. Ndazaza twakwenyese bura. Ushagarira bukaza bushakarira. Ndimbati akabuzima. Ariko ndimbati arazimya wa kintu we. Iriya nigana wa kintu we. Batunga ndimbati re. Reka ndimbati butumwana amanga nka mubyara wiwe. Turasa pe. Nkanye mama papa bra ndimbati. Uriya mutipe rero uriya mupape bita Yago. Ni niga yanjye. Urumva? Yago rabura aratwika wa kintu. Tujye tunareba hari ariko Abanyarwanda bari. Yago buri aratwika. Baba mugiye nagashyari wa kintu. Yago no umuntu twika ni nkuko bavuga ngo mama papa yatwitse hose bakamukora. Yago no niga. Urumva no umupapa hose abatwika no kumufungira bari ryashyari. Ariko ashaka neza shaha. Iki? Aseka neza avuga ibintu biri seriye. Ibintu bye byose bari smart wa kintu. Buraya ariko buraya ni hehe? Ibyo watangira uvuga ibintu gaho wankunze. Ukunze ndimbati. Ugeze no kuri Yago. Ntego Yago nayago ndamukunda ariko baramufungiye nagiye mu rusengero nasenga. Nuruteka sinakubwe araho mwijuru. Wagize utasenze utere. Ntabwo ni araho mwijuru. Tabara Yago. Ni abadayimoni bamuhagurukiye nkajya nomereza cyane nkavuga nti haleluya tabara Yago ni Mana yotabara nkatiti nkuko kamanuka urumva nkakubita amavi hasi bumanutse n'abana bavuga ati no mama pape ko ari gusenga bikaze wakinwe urumva Yago n'Uwiteka namusiga amavuta n'ubundi yaravukanye urumva n'umugero umufungure cano yiwe urumva nkuko kamanuka Isengesho ryawe so asengeye Yago urabona rizakora mwaka byarawe rizakora nabwe yarayo mwijuru nabwe ni uri mwijuru Yago ntazagiye ikibazo wona cyo mu kazi ke nkuko nayo mama papa naona nacyo ni Yago Uwiteka nkabyuka n'umunambaza ngavuga amaye arapfukama Yago amaye senga Ja no umusore wa Piyoni Kaswezi ngini Legacy TV nchimwe ko subscribe banga kuri Legacy TV mu ntara majyaruguru amajyepfo y'Iburengerazuba z'umujyi wa Kigali aba diaspora muri Amerika uburayi Aziya ibindi bihugu byose bya Afrika turashimiye cyane kabisa mukomeze mumererwe neza kandi Imana ikomeze baturebere icyoroshye still ndi kumwe n'umama mwiza cyane mama wa amafra wa kintu twamenye mu bundi buryo n'umukire n'umama wambara neza kifunga uyu munsi tumusanze kuri set barimo barakina muri filime yitwa Gatarina murayeze kuva kwa Asia niyo tumusanzemo mama pampe Karameci imeze bite ni wanene ni fresh wa kintu we niba naho wana byaniraho naho nta birenze ibintu ni wanene urakomeye ndakaze wa kintu basanze ari gukina filime ndimo nyikina ahubwo buriya mwabakoye mu bundi mubwirwa n'icyantuye ubundi mubwirwa n'icyantuye ese cyamare kiritsimba ntago njyane yako nakwitsimba gute ikintu we kimwe Ibukuma wifunze ubundi Imana Oyisaye sana hose wasanga wambaye ijipo ndakora hiye Oya rero nambaye mini mbanegerera manika mbanegerera pape kangera wa kintu akaba iki se wa kintu pape banjye se ayiye duhana PC ariye tujya mu cyumba biterwa n'iki kugenza mugafata amano oya biterwa n'iki kugenza usinje cyangwa gufata amano wowe se ubwo nibyo nkubwira waki ndabwira biterwa n'iki kugenza nibuje gufata amanura yafata nje gufata icyo kurya uragifata sibyo akintu nyabihiye nasarugwe ryo kuva ndafite umunyu cyangwa isukari cyese abirimo ariko babirimo amapa yes muri muri filime gukina muri iki ngiye nitwa mama pape urumva amaniga yose uzumva ari umupapi mfa azaze kundeba nkuko nawe uje kundeba utayari ubungubu n'ubaye umwana wawe byarangiye byahuriye maje rwa kintu byahiye tubyotse hariya we ntabwo mubyotse aba byamaze gushya tayari byakozwe hariya byakozwe kare ndani Mapa yes twajya mu magambo twabaga no gutangira abantu akoze ubundi waramutse utebiriwe ute
ukuntu aramutse rero hari inzozi narose kagira inkuru narose umuntu azankunda wakintu utangiye gutubura naho abantu ngo bereko abantu njye ntago neretswe narose warose ameze ate se njye narose umuntu ufite ubwanwa bwenda gukora mu gatuza urumva noneho si umuntu ufite ubwanwa bwenda gukora mu gatuza ni wa mujyama wo mu ijuru wita Yezu kari ugira ubwanwa bukora aha ariko mbonye umujyama wiwe yabyaye niwe mbubonyemo ubwo ntushaka kuntereta oya ntabwo ngutereta gakeya ndagutereta kenshi ubwo uragiye urandebye izi nzozi zanjye zipfa ubusa wakintu ubwo uragiye urandebye rero urandubure ngo wangeretswe kuya ntabwo nakweretswe nakurose tunakundana ariko ubundi hasi tunakundana itwaye iki ariko ubundi ubu dukundanye wahomba ako tekereza mfite mama wa pampa ari girlfriend wanjye tekereza ariko turyohana iyi kapo turi mu nzira tukaba turyohana wakintu manzo dusohokanye oya najya biryoshye ikiza cyane nkunda amavuta bayabaye menshi amavuta nagusiga rero buriya rero ntunyinishe burya manyene amavuta wakintu nje ndayafite rero ndasiga yes mbere ikibazo bambwire rero ntago wambasha ntago nakubasha ndivugiye hanga imbere ya kamera muri ya rweguze uragira ngo nje manuka nk'abandi bamanuka gutyo ugasanga basinzira iyo manutse mbamanutse umanuka imagazi se umanuka wicaye umanuka kumutumba cyangwa ni umanuka nk'ari tiko Bruce Melody yaririmbye haka Kiresi Melody beze byaririmbye ngiye nago nabyumvishe ubu uri capable ko ndakaze byaremye naye ndabizi babara banzo ngure mwe ku mafaranga ariko banyafite wakintu abandi bagusaba gukoresheje nagara amafaranga ngira amafaranga n'amadolari uraba kuba frasa wakintu abakari abahari ari mu ikofi wakintu ugenda ni kofi kare ikofi banyive buriya we nunande burumva so waje wanje kugira ngo wenda uhibere cyangwa nerete naje kugira ngo tubare nk'umugabo n'umugore nabirenze ako ngiye kofi bihari si cyo kintu mu nkondera kiyotira nacyo nje gushakaho ewa niwane inkoko ni ukunda shankunda inyama ngiye cyane kurusha ibyo byose si kuvuga inkoko harya inkoko nkimara imyaka 50 mu muntu ushaka kuzarya inyama kamara imyaka 30 azikumbura ntongeye no kwirya oya ntago mbishaka uzarya ikintu ejo uzongera ukarya wakintu ujye umbaza ikintu uzarya ejo ukongera ese nagi cyo wakintu cyatuma nkora nk'iki oya ngiye kubara ibyo bikuzanye kwa mama pape kimbwira ikintu mbwira uti ndashaka nuba ushaka kurya ikintu tuvuze ngo ukona inkoko inkoko imara imyaka 50 mu muntu niyo mva 50 uzajya yimara urya amakoko aribyo nza gukorera je yego je urya amakoko ikizabini cy'intsinzi gabita wirira amakoko wakintu papa yameta nta muntu wigeze wikubaza ndayikubajije gira gutya ikiganza cyawe ikiganza cyanjye ako kizane ndetse kuje kunde buragiye ngo ubone ko nasezeranye wakwicara amafaranga menshi nta soko ndakwicira none se ntago nyicira soko ariko mukunda kureba amazabu yanjye ahantu hose nyatunze tugomba kuyatsimburura nyine oya reba icyakuzanye mbere nakikwemereye utangiye no kureba amazabu mba marambaye bitebye wakintu ibirombe njireni yanakiza ari mangiye kuri YouTube iyo bavuga YouTube ni YouTube wakintu bavuga YouTube mbambonye ibifite imbaraga uyivugana ingufu ariko YouTube uyivugana ingufu nkuko nayo ifite ingufu hano hose agashawura umukiro urarya urya neza nanjye mbivuge n'ikijumba nari mu gitondo cy'igaro ingufu ngo YouTube ugomba ndahabyuki yivugana kuka ego sha inkuru yansanze mu buriri nkibyuka aba pampe na ndimbate ngo burya ngo nubwo bavuze ngo ni musaza we ngo hari ukuntu ngo ndimbate ngajya tirimukira ngo ku gipangu akagenda bya papa bavuga ugasanga arapfukamye agashinze urubago akagera ku buryo ngacuranga ndimbate agashinga ivise ariko reka nkubwire wakintu burya nkubwire burya ndimbati nigura bizi n'umupape ariko burya dukurikiranye neza naga viyana rishinga yarishinga kintu ariko nawe ezo uhora ndebe urumaze kunyemera kandi uzarishinga ngenyine ndimbati umuzanye ese ko wavuze ko ushaka amafaranga wakaba yafite
ndimbati ni umupapi. ubwo no mise ndya ruje oya ntabwo yirya bureze nzakuremera. okay ngaho mbwira ona ndimbati mwa mwarigeze kubikora ko amakuru mfite yuko ngo mushobora kuba ngo hari ukuntu mujya mwigenza ukuntu tujya twigenza se ariko twanakwigenza ndimbati reka nkubwe ni mubyara wanjye urumva sore ko tudasa ya ni mubyara wanjye wa kintu nushatse twakwinyese bura rero turinyese fasha urumva nese iyo ni mubyara wanjye bajya babona musaza wanjye ariko ntago ari musaza wanjye ari mubyara wanjye none mubyara we mushatse muri nyese bura muhagararanye ukumva urabishatse ntanabishaka ariko reka gere iyo duhuje tumaze guhuza amabere wa kintu dukozanyaho dukozanyaho amabere ariko hari umuntu utagira amabere usa nawe ufite hari umuntu umwe wageze avuka adafite amabere cyangwa amano sha ni amatuza ugiye ufata amatuza yanjye yagira amabere ese ko bazafata agatuza afate yakozanyijeho tugakozaho kubita umuriro ukagira ute ukazamuka wamara kuzamuka ukazimwa ubushagarira bukaza bushagarira ndimbata akabuzimya ariko ndimbata arazimya wakinwe iriya niga nayo wakinwe batunga ndimbati rero reka ndimbati buta umwana wamanga nka mubyara wiwe turasa pe nkanya mama papa buriya ndimbati ni iji yanjye ariko rero kandi mubyara nyine naramubuze wa kintu ngira ibyago ndamubona ibyago cyangwa amahirwe ni ibyago ndetse ko namubonye tugahuza umusopeki turasopeka urumva twagize ibyago mbona turahuye ni umuntu uko mbona hano akagatari niya niga uriya mupape komusa noneho nza kureba mu bitabo by'iwacu usanga ni mubyara wanjye kandi mbwa n'umubyanjye turyamanye nta birenze ushobora kuyikunda ariko buri udakunze iriya boro wakunda iki ntabwo wakunda inzoga ntabwo iryoha nk'iboro mwana ngira boro ngiteranya imiryango tekereza umugabo ugize nk'imyaka ukazana n'umugabo ujya wimanukira nk'intuzi amanuka kizimbabwe se nk'inkoko se amasegonda 5 reka batanu n'amatanu se bageraho tugira n'amasaha n'ababiri b'amakoko wapi bayiba abo turabasiba wahita wica umuntu oya ntago namwica uhita umusiba uvuze gusiba uhita ugeze mu mwanya wanjye w'ibibazo aho nkubaza ikibazo udatekereje ugahita usubiza kose nasi kuvuga ngo natekereje iyo ndeba urabona umutwe mfite ungana n'isambu ya data urumva kujya uvuga ngo ntago natekereje twatekereje kera wakintu twatekereje kera bro ndakubajije ureba hejuru ndebe he nkurebye hejuru nkurebye hariya gutya marebe iki reba hano reba ntago yeza aramanuka agarabanuka nagaraza baratubwiye bati umwami navuga muzarebe ku bicu nazo ndogera ndebe yone inkweto wambaye zisute yego kuzisa umutuku umutuku umuntu agira amenyo angahe umuntu amenyo komana yanjye agira niba ari 38 niyo ni 28 uzabibaze babande babayakutse njyewe ngera cyarimo mu Rwanda dufite inote zingahe inote ya mbere rero wakinwe bayita inkangara igiseke gihe kuri u Rwanda inkangara ubwo ni iyi inkangara bayita igiseke 5 kabiri kumana kabiri nagahinja wakintu urumva kabiri nagahinja bayita note nayo ibifite akantu gato bayita note wa mbiri ni wa mbere wakintu ni wa mbere gatatu ni iyi se gatatu ni iyi kuko urashaka gushyiramo hari bwa busimba bugenda buzinzeho imirizo buriya busimba bwita ni bwa buguge bwazinze imirizo ako niyo gatatu wakintu ako yose ni amafura ni za maguge nyine ariko zirakora zikora umuti babara uyu munsi byose nicyo watekereje mama papa ikintu natekereje yakurumva ushaka ko nkubwira ubundi urumva ushaka nkubwira ikintu natekereje uje kumbaza wambaje ibyo narose shaka no kumbaza ibyo natekereje ibintu natekereje rero natekereje kubyuka ngahura n'abapapi urumva ese waroze ko mbona reka none se
ubundi iyo umusitari abyutse isaha iyo ari yose ubyuka uzi isaha yose kuri buhure n'iniga isaha yose ugomba guhura n'abapape urumva je kandi iyo ubanje kubyuka bwa mbere ubwira arurayibwira uti arurayizi araseniki araniki ni wa mugabo hejuru uriya mu bica mwambwira kureba ahubwo nawe rebaye reba yesha wa mugabo hejuru uriya shababara ara rero urayibwira uti noneho ndabyutse rero muzehe ukavuga uti muzehe uti ndabyutse ubwo mbyutse rero kera bizina mama papa sibyo ngiye guhura n'abapape umupape wese duhura ndamuha pisi zose zibaho pisi umva yaba yariye yaba atariye ariko ndaba ndi kumwe nawe yama n'abafana banjye ESG ukimara kubyuka ukambara ukagenda ukagera mu muhanda nicyo wabonye bwa mbere ikintu nabonye bwa mbere ngiye nyibyuka iwanye nyimara kubwira ara ikintu kiza cya mbere mba nabonye umunyarwanda n'ibyo ngibyo siko nta muri Amerika ngo nabonye umuzungu ko naba mu Bashinwa ngo nabonye abahindi mbona umunyarwanda wakinuwe ngo hayi inoti 5,000 nkayiguha ahubwo nzanira inoti ebyiri harimo inoti ebyiri z'igihumbi n'izindi za 500 kabita za 500 zasigaye ni zingahe wama nzazisigaze cyangwa nzaziguye zose iyo guha inoti za 5 zingahe sha doko Nyanza bogeza kabita nzaguye za 500 gusa cyangwa nzaguyemo n'iza 2 shaka iz'igihumbi ebyiri n'iza 500 gusa kabita zanguha inote 6 babara shawura bikarikiye urumva ariko mbikarikiye niganye nawe wowe ntago twiganye ugasanga waciutura ngo ukubara ngo 1 2 3 4 5 kamama ngiye ntago niganye nawe mwege ntago mwize mwebwe mwigiye munsi y'ibiti twarize turasoma n'ibitabo birabura ubwo so gisoma mvaga nire mama papa iki soma mvaga somo numva no siriki mbaje ntago naryumvise sindi gukubise kubita iyo bafuranye bezo mu kiruda utarizi ahubwo mbwira isomo mvuga nko mu ishuri nk'isomo yigeze kumva kumva arizi koko isomo numvisha ngumva ndarizi isomo numvisha ngumva ndarizi urumva barambwiye ati wa mama wa pape wowe turakubona kuzaba icyamamare urumva uzakunda u Rwanda akunda abafana akunda abanyamakuru wakinwe utumuntu utagukunda nazamako turere tugeze u Rwanda ariko ubundi kukimukunda ibyiza mukene urira kuvuga ngo mbavuga uturere tugize u Rwanda ubwo uratuzi vuge Birunga vuge Nyabihu vuge Ririri ubundi wowe ubwo urahazi ahubwo turere tugize u Rwanda uratuzi ni we navuze nka 34 wewe wavuga togaye Jesse 15 se buriya nari nkongeje ko bita ntacyo ngabika ibyo ngibyo kwita ngiye kuri Instagram nsanga yagaravuze ati bantu banje mu nsengere ndabona ibintu byankomeranye YouTube channel yanjye bayikuyeho iyo nkuru ugeze uyibonaho uriya mutipe rero uriya mupape bita Yago ni niga yanjye urumva Yago rero aratwika wakinuwe tujye tunareba hari ariko abanyarwanda bakora Yago buriya aratwika baba mugiye n'agashyari wakintu Yago ni umuntu utwika ni nkuko bavuga ngo mama papa yatwitse hose bakamukora Yago no niga urumva n'umupapa hose abatwika no kumufungira bari ryashyari ariko ashaka neza shaha aseka neza avuga ibintu biri seriye ibintu bye byose bari smart wakintu buraya ariko buraya ni hehe ibyo watangira uvuga ibintu gaho wankunze ukunze ndimbati ugeze no kuri Yago Yago nayago ndamukunda ariko baramufungiye nagiye mu rusengero nasenga ntuyuteka sinakubwe araho mu ijuru wagize utasenze uterera ntabwo ni araho mu ijuru tabara Yago ni abadayimoni bamuhagurukiye nkajya nomereza cyane nkavuga nti haleluya tabara Yago ni Mana yotabara nkatiti nkuko kamanuka urumva nkakubita amavi hasi bumanutse n'abana bavuga ati no mama pape ko ari gusenga bikaze wakinwe urumva Yago n'uwiteka namusiga amavuta n'ubundi yaravukanye urumva n'umugera umufungure cano yiwe urumva nkukamanuka isengesho ryawe so asengeye Yago urabona rizakora mwaka byarawe rizakora nabwiye yarayo mu ijuru nabwiye ni uri mu ijuru
yago ntazagire ikibazo wowe nacyo mu kazi ke nuko nayo mama papa nawe nacyo niyago witeka nkabyuka n'umuntu yambaza nkavuga amaye arapfukamye amaye senga niyago n'Imana ibikore ibi ni guskure igisuzugura n'ubu ntacyo ugira n'abantu bakugenda bashya bazemo barashya ariko mwizina rya Yesu tubirukana mvaye yago ni icyamamare wakinewe nago nareka gusengera umupape wanjye itagaruka igomba kugaruka ntago mu pampe yapfa no mafasi ntago na mwerebuye ntago napfukamwa mwerebuye ngo ndeke kugaruka ntamukunda nokuri kwimana ukunda akora amabara wakintu n'abantu benshi akora amabara yago mwari mwahura ubundi yagose ariko sibwo navuga umuntu narahura nawe niyo tutahura ariko ndamukunda isa yose azanshakira azanshaka ariko njye ndamukunda aramukunda cyane mbikaze bana batayizana mu kizimana yego kuriya se situranahura pe ko kubeshya kamera nyine batazajya bavuga ngo tuvuge ibyo tubeshya ngo ibiki turabona ariko isa yose isa izagera duhure narapfukamye amavarashya mukundana na uyagomba yahiye kera kuva numva inkuru mbi nahise nshya amavi uhora umusengera buri musengera mvuga ni noneho niwe muntu ari nkeneye kubona nkumva ngo noneho ngo bayifungiye cano yayo wakintu narababaye mwuka urahera asa hari umuntu wakugira ishyari nawe nk'iryo wagereye hari umuntu wari kugira bakakugira ishyamba yewe se ariko ishyamba bazarengerayo nanjye buriya nitumara guhura bazangirayo reka da ese ubundi reka nkubwire suriji ndije byada isuri umunyamakuru umupape mwese muza kondera kubera muri abapape banje buriya banangira nta muntu batagirayo reka je upfa kuba uri ku isi wahageze ariko ye ako shopfu kamyara kaho nabonye mbaro gira gutya gira gutya gute se gutya wakintu gute nyine sinabyo uri kubona ndahire se ngira gute wogera gutya muri ikintu ngiye kuvuga icyo ngiye kuvuga none se urashaka kunyirigita oya oya wibinyereka ngiye nabyikoresha bagira gute gutya aka cyangwa aka wakintu kanda wumve kanda niteteme iyo ngiye nta kintu gitazeho ntacyo tarura na ruva ari vokirimo nayo wakintu ari na vokirimo wakanza wumvishe numvise kabisa wakoze n'ahandi aya manuka aya ntakora ukagera bya bintu ukabishaka kimana kugira menga ndimbati kana bere okay opa ndatandukiriye nube butumwa sasa ibyo utandikire birakubereye byose babara fasha hariya ni gutya oyizange niza ariko niza zijya inyuma niza yebye kunza zigaruka mende wari mu bicyane kabisa nago ni mu bicyane mwiza cyane wakintu wakina namenye tazi sirengo udafata ndafata ubwo nuko ubwo ndimuka babara jamani utunga umusaza wanjye yago noneho utunga mugendana muri kige arimo ategereje ko Imana imukore bitangaza kandi araza kubikora ko ukuntu apfukamye yago rero buriya ni umupape nkunda ntago turahura pe ariko kubera amakuru ye amateka ye nagiye mwumvaho ni umuntu w'umugabo ukora ibintu biri seriye cano ye iratwika na politiki igira na rwangana igira ibiri wane urumva wanene ngiye rwose namukunze namuzi ningira amerega tukanahura zazamura amaboko wakintu zasirimba zasirimba humva yago humva yagura ayiwe harahi humva yago harahi humva yago za manu humva yago mani zari kora odar kuba kibere akagucura kazi reba bakagira gutera ka YouTube channel akoga kutaka kagutsa akagutsa ukubita gutsa ayiwe aho kantu bundi akayicara odorisha uri cyamamare no kuri kwimana okay Mama pampe SG bayukundeba manzo nyitegereze nakubonye ariko ubwo ntago ndakubona G wanyitegereze bikazeze ngira kanya nkubaze kibazo cyawe ugendana amarembo akumva kandi uratangiye ushaka kumbuza isoko shari y'abantu bari kureba ariko se mbagira ngo batazangira ishyamba man uriya zana bati kira gisore cyo batazangira ishyamba okay ako rero
kamaze nkoze ikibazo cyambere ko nkoze ibyo bintu nanjye kukubaza ahubwo gira vava ko numva uri kunyerereza uri gukererwa urica akazi babara keke boro wambaye ku kuboko urebe akoze ndareba he agizwe n'amabara ngahe amasaro se amasaro yanjye yakamwana dore yakamwana umva nkubwire wa munyamakuru iki kandi hore wumva nyina w'abapeple iki se hazagira umuntu wongera kudusanga kuri seti ya Gatarina aje guhiga interview ayo na matiko ya please we hano turi mu kazi uretse nkubwire ugomba kutuzanira amafaranga yo kunywera nayo kurya nayo gutahana mu rugo kandi ndi kumwe n'umuntu ufite amafaranga menshi wakintu dore kandi nta madolari mfite ikofere kamazari kembaremere madolari